abasore bagufi nta jambo tugira, abasore bagufi turababaje, dore ejo bundi nakunze umukobwa wo muri Zamburi, ndamwegera he mubwira ko mukunda, mubwira ko mushaka, yansubije agira ati reka ngwingwate basi yizana yimereza tugende nyine hariya muzi yawe ndakuramo ikariso nyine nyigushye. Umva reka nkubwize ukuri njyewe yaraga ibyo bintu bijya bikora, ntabwo ibyo bintu bijya bikora, kuramo iyo myenda yanjye ntabwo urayisiga, ntabwo urayijyana rwose. Icya mbere cyuri igikara, urumva uri mugufiya, ufite imfundiko wagira ngo yego kusha ntabwo nakundana nawe wajya uhinga ibijumba kirojana. Akose Diane reka mbwize ukuri si ubwo wambabariye kuko mangiye kuzi ko amakosa yose ntabwo nagukunda, ntabwo bishoboka. Nge ndi inzobe, urumva icya mbere cyo mfite ndi kuri size, ntabwo uri inzobe. Bashana kubwiye ngo iki papa warambwiye ngo saa 12 mbe ndegeze hano ndyamanye na zirango ko rwose nta n'isoni neza ukageza izi saa utari wataha mu rugo rwanjye. Umva urugo rwa buzima ntabwo ibyo bintu bikora. Kwambabariye ko natazongera koko basi umunsi ndagangikana n'inkoko rwose mvira hakiri kare nzabyongera n'ukuri. Ntabwo ndi gukina nawe cyangwa se mfata umuhina nkuragure. Papa n'ukuri kw'Imana mbabarira. Take time greet every person where you stay. I think nise ko mumeze neza cyane. You know Umutako TV, reka tukushimire wakoze subscribe, naho turakora subscribe, yuko gukora subscribe kugira tubashe kwana mu biganiro bikurikira. Ngira ngo rero murabona ko ibintu bitoroshye, turimo kubi bra turimo kubivanga kugira ibintu bibasha kugenda neza cyane. Kankutumire yo nayo na Jori nsumire kati tucyari fena jukiranti tucyari Mutako TV, tewera birakora subscribe, like, comment and share. Ira nawe ubato nakora subscribe bera nafe kumpi osoboro subscribinga osobore opikinga wari tusobore chikwasaganya maso bulungi cyari MC Seti ekintu tuchikwasaganya mpora obadoroza mbu tetumanyi nimizo nazo naye kati tuli bulungi tuli fenane Mbonabihita na myaka 50 na gikwe ndetse na Joriji. Mbonabihita bimeze bite? Bimeze neza cyane. Banza ariko bansuze ku bafana bawe. Mwongeye kwirwa abafana ba Mbonabihita. Ego nanjye narinda umeze neza cyane, mwari maze iminsi mutambona ariko ubu nagarutse bundi bushyashya cyane. Yaman bimeze fresh cyane. Hakugira tuba kwita n'agasaruti kuko umufana n'umuntu ugomba kuba. Kabisa ndabasuje mwese coming from Zamburi, nge niho nituriye. Zamburi? Niho nituriye. Zamburi ni hehe? Ni mu gihugu cyo mu Rwanda? Ni mu gihugu cyo mu Rwanda, ahantu bita nyine muri Kigali ngari mu mudugudu district yaho ibintu bita Zamburi. Okay. Ngira ngo rero n'ubwa mbere mubona Mbonabihita kuri kamera z'Umutako TV, ntago ari wenyine ari kumwe na mugenzi we. Mbonabihita benshi muramuzi, ariko uyu munsi niyo mpamvu yazanye mugenzi we mu kiganiro tugiye kugirana nabo, tunabashimira kuba bitabiriye ubutumire. Uyu mugenzi we rero reka nawe atangira twibwira amazina, ubundi nyuma yo tubabwire ngo niki gikurikira, niye mpamvu twabatumiye ku Mutako TV. Brother bimeze bite? Bimeze sawa. Bimeze sawa? Bimeze sawa, ngiye nyine ndi muri umuna wa Mbonabihita. Okay. Turavukana nyine. Turavukana niwe mukuru ngiye ngakurikiraho. Mbonabihita ndabona afite amatama, ndabona aricije ukuntu kucyo yabaye gato yanga abantu bakina muri Miss Murenge. Seti ndagusuje aho uri hose mugenzi wanjye bazina muri Miss Murenge. Icyo kibazo nyine abantu benshi barabyibaza. We nyine ubundi yavukiye muri Zamburi, nge mvukira muri Sahara. Aho bita muri Sahara nyine ni mu gace wongeye ugatambika muri Gobyuru kunyuka kamanuka. Niho nge navukiye, niyo mpamvu nyine ndi Oscar ndananutse bya danje. Wow. Nyine uteye ubwoba, niyo mpamvu ubona twatungana gutya. Urakoze cyane. We wavukiye muri Sahara? Nge ndo muri Sahara nyine. Bira abantu badukurikiye hano ku Mutako TV amazina yawe? Nge nitwa Buzima. Ariko hari ahantu twagiye tukubona muri filime nyinshi zitandukanye, urimo gukina muri filime yitwa Ngunda. Twarakubonye uri umwacteur mwiza cyane, hari ahantu nabonye bagukurura usohoka uvuza induru bagusubiza inyuma. So ushobora kubwira abantu badukurikiye izina ryawe cyangwa se agasini ukoresha muri filime nyarwanda?
Muri filime nyarwanda nkunda gukina nitwa Joriji. Niryo zina bakunda kunyina. Ako nawe ndabona uri Joriji bitewe n'ukuntu ureba. Hoya, anga nyine ndi muri acting ariko mu buzima busanzwe ntabwo wapfa kumenya nyine uburyo meze. Ariko Joriji niryo nyinisha muri comedy ya filime yitwa Ngunda, nyinamo ndi umukozi wa Ngunda nyine mfite boss wanjye abagirinda cyane. Urebe niyo mpamvu nyine mba naranganye nka gutya mba narashizemo bya danje. Izindi zose ni gutyo ubundi nkunda cyane yitwa izindi ni buzima comedy ye kuzatangiza nyine umuvandimwe akazazimfashamo Mbonabihita. Reka tugushimire dutangira ikiganiro nizeye ko tuzaza kukijyana ku musozo tugera heshi atandukanye tubagezaho amakuru menshi atandukanye ubuzima bwa buri munsi mu baturage byifashe gute bimeze bite ubuzima mu bastani ndetse n'imyidagaduro na siporo nucikwe rero turacyari Umutako TV ushobora kwibaza ngo ni iyihe mpamvu twahisemo kuba twaganira n'aba bavandimwe ahangaha turi rero turi kuri Square Garden Park ahantu heza hari ubusitani bwiza cyane ahangaha ni ku Kinamba n'ahandi rero ushobora kuba wasanga ubusitani nk'ubu ngubu n'ubusitani bwiza cyane bakira abafite amakwe ibirori byinshi bitandukanye kandi ku giciro cyiza uramutse ukeneye kubahamagara nyura muri description utwandikire cyangwa se ufate nimero yacu uduhamagare tubashe kuguza nabo. Mbonabihita bimeze bite umusaza? Ibintu bimeze neza cyane abantu bari bamaze iminsi batanga. Ndagira ngo wegere mikoro yawe. Okay, icyo nababwira cyo no kuba hagiye gushya hagakongoka. Ngani munwikirire ndajya mubanza munyinira akantu gatoya sibyo naye ndakwegereza mikoro kugira abantu badukurikiye bane ko twinjiye mu kiganiro ndetse n'abakinnyi ba sinema nyarwanda kuko Mbonabihita abantu benshi baramuzi Mbonabihita yagiye akora ibintu byinshi bitandukanye ariko none izi saha umaze kutubwira ati hari uburyo ngarutsemo hari ibintu byinshi nje kubereka none umaze kumwe ati yagiye gushya ngaho mikoro Joriji ndayimuhaye na Mbonabihita mubanze mugira akantu gato mudukinira mwicariye. Zara. Okay. Ubuzima? Oui. None Sara kwa mukiga umuntu arajya kuvumba umwana ryari. Uroro cyari no kubivuga ngo kuvumba sha uziko ngubu umeze nabi sha icyaka kimeze nabi muri Sara rwose nitukiryama. Hari muri Sara ariko nabonye none haje kuri no Oscar nawe yarameze nabi yararekereje yararegeye. None se nawe yarahabaye. Haburaga gato gira uti haburaga gato. Sha harashingwe ndegumva tugomba kujyayo turi babiri gusa naho undi muntu nshaka ko ajyayo umwana. Ariko rero banatetse n'ikintu bita ubushera n'ikigage navuka ibyo byose nukuza kubikubita ubundi umuntu uyu munsi turaza kwirirwa neza mwana reba umwe areba inzara rero noneho gushanda kuri umunsi umwe rwose ariko reka mubwire noneho Mbonabi sibyo ndagira ngo uzame yawo ko ya mwana ngiye kujyanira ku isake nyine sibyo se ugira ngo se muri Zamburi suzi yuko nayikuye muri Zamburi y'amajyepfo narayizanye inkoko yanereye kabiri isotse bwa gatatu umwotsi umwe yari maze kubura yavuze rimwe bahita bayijyana mbona barayirenganye bayirengana ara kwa muki iyo mikino ntago njya nyikina rwose ngiye gutiza sake umunsi umwe gusa ube umwete ngo bayitwaye ngo iki ntago bibaho barayindiye n'amababa ubwayo barayanyimye umva sha reka nkubwize ukuri umva Mbonabihi umva nubwo wowe ubyibushye gute kasha nanjye ntago wanshobora urumva ntago wanshobora nge wambona sha ngo iki we yari kuzuguma none byahise bimba noneho njye noneho harano no kwa mukiga umukobwa yahise nkatira birarangira neza mitamimba indirimbo yarankatiye ambwira ati we sinagukunda wo muri Zamburi uri mugufi uri umukara naburebure nta faranga ariko nundi wirenge reka nyikuririmbira ariko wumve this is Mbonabihita coming from Zamburi abasore bagufi na jambo tugira abasore bagufi turababaje dore jo buhundi nakunze umukobwa wo muri Zamburi ndamwegera he mubwira ko mukunda mubwira ko mushaka yansubije agira ati uri umukara na burebure uri mugufi uri rubebe byarambabaje byarandijije nahise mfata umwanzuro wo kureka gukunda inkundo rubyino do nahise mfa birandangirana nta sinzongera gukundana n'ubundi ntabwo nabitindaho rwose kuko ingano yawe kunungana shaho simundi umukobwa wawe ukunda ashingiye ku gisha murakoze cyane ushaka kwibaza ngo ibintu byifashe bite gusa ibintu bimeze neza cyane turacyari Umutako TV ngira ngo maje kumva akapera cyangwa se kuba twakinjira mu kiganiro tumeze fresh sana ndetse
abakinnyi ba sinema nyarwanda uriya rero cyari Mbonabihita ngira murambumona aho ngaho ruguru gatoya ndetse hepfo ye ibumoso bwe iburyo bwe nako hari buzima nanze kubivuga umuvandimwe wanjye waje bundi bushyashya mu gakino nawe. Okay, reka tubashimiye kuba mwitabira ubutumire bwacu. So tugiye kubanza guhera kuri wowe Mbonabihita, iriya ndirimbo ishatse kuvuga iki? Iriya ndirimbo rero ni ibintu byambayeho. Kuki abantu bo muri Zamburi bavuze yuko ngo uri umukara gusa cyane yuko wenda sinzi niya kameramana arimo kubireba n'ubundi isura yasinzi ko yabashe kugaragara neza. Yifashije amatara kugira ngo ande aha nuko muri Zambura abakobwa baho nabibura n'abari bahari bamwe barabyaye rero bita birangirira uko. Muri Zambura nakunze umukobwa pe nazamubona cyo buri munsi navuga ati rero reka ngubwize ukuri rimwe ndamutangira ndagenda ndamubwira ati se Arisa ufite umwanya ngo hoya nguze kuzana imugoroba njyeyo nyine nipamye rambaye ikibodaboda n'ikabutura y'ishuri navuga ati umwana ngiye kumuha rwose sho agera yenda mubwira njye nyine naragukunze ariko nifuza yuko rwose twakundana ko bimazemo iminsi myinshi none ndagukunda. Abagiye mu nzu arasohoka arambwira ati rero byari byiza pe ariko ikibazo ni kimwe njye nkunda abahungu barebare uri mugufiya nta mafaranga ugira uri umukara umunsi wese umbera mubi ndatitira akimara kukubwira amaraso amvamo ndanunuka sano n'umukara no Mr. Mindigo no vampire nyayo umunsi tumbera mubi ndatashye ngenda mu nzira mimba indirimbo babimbayeho gutya naho iyo ndirimbo yaturutse akimara kukubwira yuko uri mugufiya nuko ufite isura y'igikara wowe wabyakiriye gute isomo byaguhaye nyuma byaje kugenda gute? Hari uwo bashobora kubibwira akajya kwitukuza agashaka mukorogo cyane yuko biriya bintu byo kwitukuza bitemewe mu gihugu cyacu babikoze mbere ingaruka barazibonye cyane ko hari ingaruka nyinshi zibaho ku ruhu. Akimara kubikubwira akoze iki kuki utitukuje kandi ubu ngubu ukaba ugihagaze bwuma nka Mbonabihita? Naragiye ndababara kurya uwo munsi byarananiye kandi ikintu cya mbere twebwe duharanira ni ukurya njye n'umuvandimwe kuko kurya nibyo bituma icya mbere ni ukurya kuko kurya nibyo bituma tungana gutya. Wowe katabyibuha umusaye kutabyibuha yabyibuha gute? Ikibazo nyine nta kikubwiye rwose mba mfite umwuma mwinshi cyane. wowe ufite inyota icyaka ingwagasi se twakugura nk'agaki kugira ngo ubashe kugarura mudo shahe ingwakasi kujya ishire wenda spadipe nk'akajerekani karindwi rwose na Nenze ko ari agace k'ikesi ya Petit Mitsingi. Ibyo bintu ni by'abakiri uri kuvuga. Ibyo ntabwo tujya tubinkwa rero ibintu by'ibyuma kuko nigeze kubinywa umunsi mwari kuri bonani mu bintu by'ibyuma ngira ngo umwaka nanjye ushire ariko nasanze naraye mu rutoki. Iwe spadipe tsinda kubera ko mba nahaze cyane ushobora no kunyoberwa. Icyo mbangamije ni uguhaga cyane nyine urariya rwose ibiryo byabaye ibyibura. Icyo mbangamije ni uguhaga gusa rwose iyo tugiye mu bukwe nyine nta kindi kiba tukijyanye ni ukurya tukitahira. Ariko noneho amakwe yaranashize rwose dore urwitwazo mfite muri ino minsi nta makwe akiba. Urumva reba ingano rero yaragiye ufite inzara nyinshi n'inyota nyinshi n'umwuma mwinshi. Iyi ngwagasi yo rwose kwa kumba muri Sahara nyine urumva aba ari umwuma uteye ubwoba. Mbonabihita abantu badukurikirana ku Mutako TV hari ibintu byinshi bakuzimo hari ibintu byinshi bagiye bakubonamo. Turabona uyu munsi wa none umeze neza cyane wenda sinzi niba ku buhanga bw'ibyuma babasha kudufasha bakabahera hasi bakazamura kugira ngo byibura babone uburyo mwamwifunze uburyo mwamwitatse ku meta sinakubwira ngira ngo abantu badukurikiramo kubona ukuntu hasi Mbonabihita bimeze ndeka mvaneho nanjye inkweto yanjye babone n'ukuntu umusaza harya ni buzima buzima nawe Joriji niryo nzi ukuntu muba mwifunze. Mbonabihita n'icyo urimo gutegura muri iyi minsi? Aka kanya nababwira yuko igikorwa ndimo ndategura mu Rwanda nta muntu uragitegura n'umuriro ni hamwe hacumbeka gusa. Ndimo ndagutegura igikorwa ku buryo iyo boro izaza ica kuri cano bita Umunyarwanda izaca kuri cano bita Inyarwanda series cinema
Inyarwanda sinema. Okay, nari nibeshye gatoya kuko ubu mfite ibyishimo. Naje kumurika projet yanjye mfite nshyashya. Ngiye kuzaza nkora. Ego. Ni projet ndimo ndakora, ndimo ndanategura zimwe twatangiye no kuzishyiraho. Izazica kuri channel yitwa Inyarwanda Sinema. Ni project nziza. Ya mbere hari yitwa Ngunda. Iyo ni filime nzaza ngaragaramo. Filime iteguye neza, ikoretse neza, harimo udukoryo twinshi, harimo Ngunda wa nyawo OG. Umugabo ushobora kurya ibiro 50 by'ibirayi ako kanya umwotsi umwe. None ndimo ndategura n'undi muzigo bita Mbonabihita comedy. Ibyo byose muzamuzisanga kuri Inyarwanda Sinema. Hariho na comedy z'uyu muvandimwe wanjye Joriji kugira ngo turusheho gushimisha Abanyarwanda nyine nubwo impano zacu ziba zitaragaragara cyane, ariko nyine ubu ngubu abantu baramutse bagiye ku Nyarwanda Sinema, Mbonabihita niki gikorwa basanga mumaze gushyiraho? Okay, murakoze cyane. Ku Nyarwanda Sinema mwasangaho projet nyinshi cyane. Ni ku Nyarwanda Sinema cyane Inyarwanda Sinema? Inyarwanda Sinema. Okay, mwasangaho igikorwa bita Mbonabihita comedy. Comedy nziza ziteguye neza, umuntu ushaka guseka wasangaho rwose. Okay, urakoze cyane. Turacyari kumwe na Mbonabihita na mugenzi w'umuvandimwe we mu maraso Joriji. Nubwo yavuze ngo ni gato cyane, yavuze ati nge navukiye muri Sahara, ariko Mbonabihita aravuga ati nge navukiye muri Zamburi. Ati umukobwa yarankatiye ambwiye ko ndi igikara ndi mugufi, ati niyo mpamvu nahimbye indirimbo nyamwabyumvishe. Yaramaze kuduhereza agapera anayiririmba mu buryo ngo byaje kurangira apfuye ariko baracyari muzima. Mbonabihita abantu benshi bakunda kuvuga ngo umutipe wambara iherena ku gutwi ngo aba ari pede, ndetse dushaka no kumenya impamvu wambaye izo meta nyinshi cyane kuko abenshi tubafata mu bundi buryo butandukanye bwa kigabo. Okay, murakoze cyane. Buri muntu agira ikintu kimushimisha. Ariko njyewe reka maze nigarukaho. Njyewe agace nuyemo ni muri Zamburi. Bangize umuyobozi. Zimeta nazambitswe n'umwami wo muri Zamburi. Aravuga ati muhungu twabonye ariwe muhungu ukwiye kuyobora aka gace. Kuko Zamburi yari yarabuze umuntu n'umwe uyobora. Iri herena naryo naryambitswe na sheri wanjye. Hano mu gihugu cy'u Rwanda tuhafite abayobozi b'igihugu, dufite repubulika, abami ntago bamenyerewe cyane. Uwo mwami ushobora kuba yarakwambitse izo meta, cyangwa se uwo mwami cyangwa se abo bami baba muri Zamburi, nta bami nyabaki tutazi mu Rwanda? Ese nta bami ba karitsiye, nta bami b'akarere, nta bami b'umurenge, nta bami b'intara, nta bami bashatse kuvuga iki? Okay, murakoze cyane. Ubwami ndimo ndavuga Zamburi ubundi ni karitsiye idasanzwe isangwamo ibintu bitabaho. Nk'ubu usura yuko ari ku manywa se ubuho bwije hatangiye ikintu bita kazungu, haba hari utuntu nyine tw'udukoryo. Ubu nimba utetse isafuriya y'irahita igenda. Ngiye umwanya w'inyambitse isafuriya, nimba utetse isafuriya okanya umwotsi umwe tuyibura. Ani ku mwenda we kuwucunga urasanga ugiye. Ngiye umuntu wanyambitse izi meta n'umuntu rero bita Mukiga, niwe umwami wo muri yo karitsiye. Ndagira ngo wenda umanureho gatoya ugire gutya t-shirt yawe, ndabona handitseho ngo na myaka 50 nagikwe. Wenda inyuma sinzi niba bari budufashe wahagarara. Nahoze mbona handitseho ngo Mbonabihita. Niye mpamvu Mbonabihita na myaka 50 nagikwe, bishatse kuvuga iki? Okay, urabona rero muri iyi minsi ibintu byagiye bihinduka. Mbere habagaho ibintu by'ubuntu. Icyo bita icy'ubuntu, umuntu akaba yatungwa n'ibintu by'ubuntu mpaka. Ibintu bya makeya, isukari ya makeya, ibirayi bya makeya, ariko ibintu byaruriye. Muri iyi minsi umuntu akoresha ubukwe agahitagwa muri kesi y'igihombo, agashya babyita gucumbeka. Rero muri Zamburi twararebye, nanjye bwanjye ndareba nifatira urugero. Hani muri iyi minsi none umuntu arashaka karangira wese batandukana. Yatuzana gahunda nta myaka senkane. Senkane se wageza gute na covid kwimeze nabi. Urakoze cyane. Nuko ngo muza gusanga ngo nagikwe, muza gusanga ngo umuntu ahita acumbeka. Siko wari umaze kutubwira. Mbere ko dutangira ikiganiro warimo kutubwira ati ngiye Patrick twaravuganye, cyangwa se uwo bakona nubwo na uriya Rusine, ati buriya nabirenze, ati bariya bose abantu benshi wagiunganirizaho wanganirije kuri makanika, uravuga ati bariya bose nubwo narimo kurya yiti ati ntacyo baturusha.
niye mpamvu wahoze umbwira biriya bintu tutatangira ikiganiro njye mbishyizanga kugira abantu badukurikiye babashe kumenya ukuri niye mpamvu wavuze ngo hagati ya Rusine ndetse na makanika ngo nta kintu bakurusha kandi nanone ukaba utambwiye abandi bantu benshi biganje muri sinema nyarwanda. Okay, murakoze cyane. Urabona hari Rusine, Nimuroje, ura Clapton, makanika barawenda na abantu nyine baba baramaze kubaka izina mu Rwanda cyane babazi. Ako nawe urarifite. Yego izina rirahari. Yego. Ndashimira n'Imana kuba yarabimfashijemo. Okay, ariko bariya wenda turabazi. Ariko nyuma yabo hari abandi bana bafite impano. Bakora n'ibintu birenze ku buryo buri muntu wese yabafatiraho nyine urugero. Okay, mu Rwanda ubundi hari abana bafite impano. Clapton ashobora kuba yamenya kwactinga neza pe. Okay. Na nuriya makanika ariko hari abandi bapeti nyine baba ari inyuma bafite impano zirenze cyane. Niye mpamvu wavuze ko nta kintu bakurusha. Okay, mpamvu navuze ko nta kintu bandusha nuko nge nta scene nimwe yananira. Ibaho. Acting yose nakinjiramo na acting. Ngakubita umusuzi hano kuri kamera tubwira abantu badukurikiye yuko mu byo umaze kuvuga ati scene zose na scene nimwe nashobora ngakubita umusuzi anga cyangwa kubita igitwenge. Muko nabikubwiye muri Zamburi. Okay. Oya twagiye muri action. Action. Kubita umusuzi cyangwa igitwenge. Rira turebe. Ayiwe. Ishime nk'umuntu ubonye ibintu byiza. Yesu. Mana w'umunsi mbereye mwiza wi. Mana w'umunsi mbereye mwiza wi. Mbega wengiye kurya ibiraha we n'ikigage we umunsi mbereye mwiza bya biryo byanjye bimbyushya. Mbega ibiryo wi super deep. Banza bactinge nk'umuntu byibu n'umukobwa katiye tubanze twumve. Uyu nguyu twimagine ko ari umukobwa mwakundanaga. Ndaza kumuha mikoro. Uyu mukobwa yagukatiye. Twagiye action. Nibisanzwe narakatiwe. Twagiye action. Uyu n'umukobwa, uyu nguyu Joriji. Shanjye sitakundana n'umuhungu mugufi yagutse. Ikintu cy'igikarasi ubundi. Sha nyine baby umva Diane umva nyine ukuntu ibintu bimeze man. Wowe nyine naribi. Sibize kakawoci kanje na ya bag yanjye nagwaye mani mujyana ku ishuri na bwakweto bwanjye. Ndagira ngo acting nkaho umukobwa yagukatiye. Yankatiye. Diana amaze kukubwira ati sinakundana n'igikara nk'uko. Ntagurize ntagutongaye ndagira ngo tubikosore ibyo bintu aha. Okay twagiye. Movinga twagiye. Action. Icyambere cyuri igikara urumva uri mugufiya ufite imfundiko wagira ngo yego kusha ntago nakundana nawe wajya uhinga ibijumba kirojana. Akose Diane reka mubwize ukuri sugo wambabariye kuko man ngiye kuzi yuko amakosa yose ntago ukunda ntago bishoboka nge ndi inzobe urumva icyambere cyo mfite ndi kuri size ntago uri inzobe. Twagiye tukiri kwatinga kugira tubashe kwereka abantu badukurikira no ku Mutako TV. Aha uyu nguyu bifate nkaho ari papa wawe yakwirukanye mu nzu watashye bwije ndagira ngo uyu nguyu Joriji abe wenda papa Mbonabihita none Joriji katira Mbonabihita atashye bwije kandi n'abagabo babiri mu nzu. Umva shana kubwiye ngo iki papa waramwe ngo saa 12 mbendegeza hano ndyamanye na zirangwa ko rwose nta n'isoni neza ukageza izi sauti ari wata mu rugo rwanjye umva urugo rwabuze muraga ibyo bintu bikora kwambabariye ko natazongera koko basi umunsi ndagangikana n'inkoko rwose mviranga hakiri kare nzabyongera n'ukuri ntabwo ndi gukina nawe cyangwa se mfata umuhinanga nkuragure papa n'ukuri kw'Imana mbabara n'ukuri nagiye yari muri Zamburi mitaninda yo mwana mukiga. Thank you so much. Ngira ngo abadukurikiye turacyari kumwe na Mbonabihita ndetse na Joriji n'abavandimwe bari muri filime nyarwanda bari bamaze kutubwira ati uramutse ukeneye ibikorwa byacu bisanga ku Nyarwanda cinema wibuke rero ko ba subscribe like comment and share kugira tubashe gushyigikira filime nyarwanda. Aba bavandimwe bacu twacyemo kuganira nabo nk'Umutako TV ngiye mukiri kumwe ni MC Seti nshimire team turi kumwe ku banga bw'ibyuma. Uyu Mbonabihita wowe ucuruza boutique yari kopesheje kandi muhuriye mu nzira yatinze kwishyura roringa rero twagiye action movie. Ntago ncika shadara ka wigenje ntago gucinga kutese kandi utamufashe mu manuza ndamubonye nyine
sawa twagiye ahanga ishyuza ideni ryawe. Urumva ntago aceka sha kuramo iyo myenda ntago uracika mereza amafaranga yanjye babara n'ukuri kw'Imana umva nyine reka ngwize ukuri urabona shana nyine ibyo ndabamereye nabi ariko ndayagwa basi turandikirana reka ngwingwate basi yizana yimereza tugende nyine hari amuzi yawe ndakuramo iyi kariso nyine nyiguhe iyi kariso rega ni ya madamu nambaye njuramo ikariso kuko rega niyo ukwiriye rega none se uni utinya kunyihiriza mu nzira kuko nanjye bana ndi umukino muri Zamburi kuko umva reka nkubwize ukuri njyewe yaraga ibyo bintu bijya bikora ntago ibyo bintu bijya bikora kuramo iyo myenda yanjye ntago urayisiga ntago urayijyana rwose mbabara n'ukuri kw'Imana oya ikuramo iyo myenda okay bimeze neza cyane sa reka duhereze ijambo Joriji hari abakinnyi benshi ba sinema nyarwanda nawe uri muri sinema nyarwanda uri kuvuga ati hari ibikorwa byinshi umuvandimwe agiye kujya anshyigikiramo mumaze kuvuga channel yanyu nongere nyibutse abadukurikiye ni Inyarwanda Cinema bibuke kuba subscribe comment like and share kugira babashe kubashyigikira mu bikorwa byanyu. Ni iki kintu umaze kwanza igihe kingana icyo utangiye ibintu bya sinema nyarwanda? Maze imyaka 2 Muri iyo myaka 2 ni izihe mvune wabonyemo? Imvune nabonyemo ni ukuba naramenyekana kugeza ubu ngubu iyo myaka yose. Byatewe n'iki? Byatewe nyine no kunshwiragiza. Bande bagushwiragiza? Abantu nyine tuba twaratangiranye kuko ntago nageze iki gihe kame mufite impano yo gukina nyine. Hari abantu twagiye dutangirana bamwe bakanja abandi tugakorana nka groupe dukora channel bakazigurisha bakazirya nyine ibikorwa byari biriho byari kuzamenyekanisha bakabisiba abandi tugakorana nayagira amafaranga bama mu rugo se bakabinkuramo kuko ibyo bintu nyine iyo bitarazana amafaranga babigukuramo bakanagucyabya irebye nawe baranakwirukana. Hari nk'abantu badukurikirana ku Mutako TV bamaze kubona ibintu mwakitinze wenda ari nk'umuntu ufite filime runaka hariya wenda nkawe nk'umuntu udukurikiye ahangaha n'izihe mbuga nkoranyambaga yakubonaho ziri ku giti cyawe? Ni Buzima wanditse Buzima ku mbuga nkoranyambaga zose wambonaho Buzima comedy, Buzima Facebook naho ni Buzima, kuri YouTube ni Buzima comedy. Wenda uravuze ati hari igihe ababyeyi baducyaha n'amafaranga arinjira mu byo turimo gukora cyangwa se mu byo twifuza kwerekezamo. Ubu tuvugana byahagaze gute? Ababyeyi noneho baremera yuko ushobora kuba wabijyamo kugira ngo bazarindire result z'ibintu bizasohoka byinjiza byakugira akamaro ndetse byafasha n'umuryango wawe? Bagenda babyumva ko n'igihe nyine bitewe naho nyinira bakama amafaranga nkajyana mu rugo kandi umubyeyi abonye uzanye nk'isukari iki gihe ntago yabitindaho ahita ariko nyine babanje gukuraho kuko mbere narabananiye kubananiraho nkazambijyamo. Wari warabananiye mu buhe buryo? Nyine kuko nari nababwiye ko nabivuyemo ariko nkazambijyamo bwihishwa batabizi azanyama ariko ndabigeraho ndabireka nyine mbireka higihe ariko nongeye kubisubiramo noneho ngezaho bagenda bama agaciro hamwe twakinaga nyine bakatwambura nk'ibyo byose tuza noneho nangiye gukora izindi nibwo ngubu bagira ikintu bagenda babona nyine ukabona ko ibintu byagiye bihinduka kandi ko ngenda nanakura nyine bagenda bavuga ati reka twubahe icyemezo cyiwe. Okay, urakoze cyane. Ngira ngo mumaze kumva ijambo Joriji atubwiye. Mbonabihita byifashe gute? Wowe umaze igihe kingana iki muri sinema nyarwanda? Okay, murakoze. Sinema bwa mbere nyinjiramo nabyinjiyemo 2010. Twabaga mu cyaha 2010 wari ufite imyaka ingahe? Geza hejuru mikoro ya tubashe kukumva neza. Okay, 2010 nari mutoya cyane. Nari ndi mu myaka igera mu 9. Twabaga mu cyaha hafi. Noneho nkazaza mva mu cyaha hafi nkajyara muri mezo niho twajyaga kwitoreza icyo gihe nkareba uko bakora practice muri mezo de chaîne nkacika nyine mu rugo nkambuka nkajya gukora imyitozo buri munsi nkareba ukuntu baactinga. Okay, icyo gihe ariko natahaga nararambikwaga igiti cya buri munsi wagiye mu biki uko mu rugo n'abantu basenga n'abantu nyine ngo baba deperi tu mvuye mu mafilime ntabwo ibintu bya filime kenshi abantu na n'ubu kandi mu Rwanda ababyeyi bamwe na bamwe nyine bavuga ngo
ngo nimba ubigiyemo ugiye kuba imbobo ngo nahara n'abadayimoni ngo indaya. Okay, kenshi nuko nyine wasangaga mu rugo nyine bavuga, ariko ndabikomeza sinacika intege. 2015 mama anyishyurira amafaranga yo kubyiga kuko ari muri mezo barabyigishaga, ndabyiga sinacika intege. Nakoranaga n'abantu benshi cyane, bamwe bagenda bacika intege ariko ngenda ndakomeza. 2016 nahuye n'abitwa ba Jay na Benefisi, turakorana. Okay, harimo na Baonezime, dukora nyine nka team. Okay, turakora muri abo bose wari umaze kutubwira ati mu rugo n'abantu basenga ba DP. Izi saha urabona ko imisatsi ya harimo impinduka, mu rugo ubona babyakira gute? Okay, mu rugo babinshyigikiramo kuko ibyo nakoze babipinga, babicisha nyine batabifata neza. Bambwira ngo nuburara, byabaviriyemo ikintu kiza kuko hari cyageze nkazazamwe membwa nyine amafaranga kandi atubutse, nkaba nabagurira buri kimwe cyose. Mama nyine abona yuko ibintu nagiyemo ari ingirakamaro kuko nawe hari igihe yabinshyigikiyemo, nubwo yavugaga ati ndimo ndashya, umwana wanjye ndimo ndamwishyurira ibi bintu byo kwiga ibintu bya filime ariko ndimo ndashya. Ariko nyine nyuma yabonye yuko ari inyungu. Wari umaze kutubwira mu bantu benshi mwagiye mukorana, ni uwuhe muntu mwarakoranye ukavuga ati uyu muntu namukuyeho inyungu runaka, cyangwa se mufata nk'umuntu w'intangarugero mu maso yanjye? Okay, ikintu cya mbere umuntu wenda nabanje guhura nawe nyine wenda nkamwigiraho ibintu byinshi akanangira n'inama, n'umuntu bita Jay. Jay ni umukameramani wakoranaga n'abitwa ba Benefisi, JP nyine tukorana Baonezime. Ndamushimira, yabasha kuba yangira inama, arambwira ufite impano ariko ugomba kwitwara gutya, ntabwo impano yo ugomba kwizanamo ubusazi. Okay, abimfashamo, akazanywera udukomedi twa mbere, nabanje kuba nadukora nyine tugenda tunamenyekana pe, abimfashamo. Mbasha kuba nagenda ngera kure. 2018 nibwo nahuye n'uwitwa Peace Mifu, nawe dukorana comedy Georgie, harimo n'uyu muvandimwe wanjye. Okay, dukora project iramenyekana. 2018 mu mpera z'umwaka dukorana na Nyakso, turakorana. Okay, na Nyakso mwagiye mukorana, niki cyatumye itandukana nawe? Okay, Nyakso urabona hariya ufite nyine impano pe, ariko nabonaga sene bama n'uyu muvandimwe wanjye ko twarakoranaga ari kugushyira nyine inyuma, ugakina nk'umufigira kandi ufite talent, ufite ibyo wakavuze ariko bakugira nk'umufigire nyine man. Okay, turavuga ati rero reka tube dukwamye tujya kwikorera kwa Peace Mifu. 2019 nibwo nahuye na Igwe Media, bambonye muri project nari ndimo ndakina n'abitwa ba Benefisi. Igwe Media ubu ngubu muracyakorana? Navuga yuko aka kanya kontra zacu ziracyahari pe, ariko yo yabaye ihagaze. Okay, yabaye ihagaze kubera ikibazo cyajemo n'umusobanuzi wabo wasobanuraga iriya filime. Ninde yayisobanuraga? Rocky Kimomo. Muri ayo magambo yose tubwiye, muri abo bantu mwagiye mubana, muri ibyo bintu byose wagiye inyuramo, izi saha nkawe nka Mbonabihita urabona bihagaze gute? Aha wicaye ku giti cyawe umaze kuva ati hari filime inyarwanda sinema, mujye mudukurikiranaho, iri kuri YouTube, urumva n'ubundi YouTube nuko yitwa inyarwanda sinema. Yego, yitwa inyarwanda sinema. Hanyuraho yitwa ngunda ni yacu, hakanyuraho ubuzima comedy. Ubu ngubu ubona byifashe bite? Byifashe neza, ubuzima bwarahindutse. Mbasha kuba nakigurira inkweto, mbasha kuba nanjye aka kanya hari n'umudiaspora nyine uba hanze wari warabashije kuba hari studio nyine yari yabasha kuba yanshyira ikora ibintu bijyananye na audio pe. Nge nyine nyikontrola pe, nyine nagiye mura n'abantu benshi cyane, nyine navuga yuko ibintu byahindutse. Ndashimira Imana n'abantu bagiye babimfashamo. Niye namaha wenda urubyiruko rudukurikiye rushaka kujya muri sinema nyarwanda, urumva ko wakoze urugendo rutoroshye kuva 2010, bimaze kuba imyaka 11 ndumva irimo kurangira, urabona ko turi mu kwezi kwa 10. So nurwe urubyiruko rudukurikiye niye namaba? Okay, murakoze. Urubyiruko rudukurikiye aka kanya, nimba ufite impano wibyihererana. Okay, mu Rwanda nubwo wenda babitoroshye, mu Rwanda bajya bavuga ngo nta muntu uzamura undi, nibyo pe, ariko nanone muri abo hari n'abantu nanone bazamura abandi. Abantu benshi bura nago ariko abari babi pe, kandi mu Rwanda uriya umuntu wese aba afite impano, kandi n'ubundi wamuzamura utamuzamura n'ubundi Imana ibimufashamo akagera nyine kuri. Urubyiruko kandi ikintu yabibwira,
rwe kwira mu bintu by'ibiyobyabwenge, kwiheba, kujya mu bintu by'amakori ntabwo aba ari byiza. Bafokasinge imbere yabo, nimba ufite impano izamugeza kure kandi nyine inamwinjirize. Nicyo kintu nababwira nyine, bashyigikire sinema nyarwanda igere kure, bakore ikintu bita urukundo, bashyigikire ibihangano byacu. Icyo gihe twese tuzatera imbere, tunafashe n'abandi bakiri hasi. Bitabujijwe ariko nta kanya yuko tutaremera abantu bakiri hasi nabo tukaza tukabashyira muri projet. Okay, nabanje kubaza George imbuga nkoranyambaga bamusangaho, nari kuza gusoreza kure nk'umushyitsi mukuru, ariko ndagira manze mugire ikintu mubwira abantu badukurikiye nk'abakomediye, nk'abakinnyi ba filime nyarwanda, mubanze byibura mubanezezeho nk'iminota 2, umwanya n'uwanyu. Okay, murakoze cyane. Icyo nababwira rwose aka kanya, uramutse wenda ku mbuga wansanga Instagram nitwa Mbonabihita comedy, TikTok nitwa Mbonabihita comedy, okay, na FB nitwa Mbonabihita comedy. Okay, ikintu cya mbere ni amakuru. Birumvikana. Gusa uriya filime yitwa Ngunda rero ntago bayizi neza. Harimo umuteguro umwe mubi cyane. Noneho witwa Ngunda, noneho harimo witwa Ngunda. Urumva ashobora kurya nk'ibiro 5 by'ubugari ako kanya mu isegonda rimwe, umunota umwe abarekeye. Noneho Mbonabihita yaje abininyamo neza cyane. Ndayiwe nyamo ngiye mwana, urabona mwana nyikiri kuko bwahagaze utabininyamo ntarya heje. Ejo bundi biryo wibye mu rugo ntago byibuka shamba bariraho ariko abantu bundi bagasigara bankanda sha bagukanda subo wagukanda nta mubiri wigirira. bari bagiye kunuritsa mwana, urumva ngiye guhombana, urana ko ndananutse cyane nyine, ariko bari bagiye kumvunagura rwose imitsi, urumva. Ako ikintu cya mbere ni amakuru. Ako ikintu cya mbere buriya rero Nkunda, buriya nicaye umuntu bita Nyinda arimo arangira inama anera na stories, sinifuza gutaha. Banze tuze buriya Nyindi ni umuntu ugomba kubaha cyane, kuko we wavuze ko uhakugiye inama, ariko nanjye Nyindi burangira inama cyane mu bintu byose nkora, burangira inama cyane muri sinema, uburyo ngomba kwitwaramo, kuko amaze igihe kinini cyane nubwo batamushyira mu maregenda, ariko buriya ni umuregenda wadanje ngiye kuri ngiye. Ntabwo ari ngombwa yagiye aremera abantu benshi cyane, ntabwo ari ngombwa, gusa n'ibyo akora birahagije, ndabimushimira kabisa. Ni umuntu wamfashe nyine kuba nagera ku murongo mwiza nawe no ku nama ze, ndamushimira Nyindi kabisa. Okay, murakoze cyane. Ibikorwa byanjye ushatse kubikurikirana kuri Instagram nitwa Mbonabihita comedy, hariho ifoto yanjye ya cartoon. Okay, TikTok hariho ifoto yanjye nyine ya comedy. Okay, na Facebook nuko nakutikoresha cyane, ako nkoresha Instagram yanjye cyane nyine tu. Okay, mfite na channel yitwa Mbonabihita, nibwo nkitangira mbabwira ngo munanshyigikire pe, naho wansangaho yitwa Mbonabihita comedy. Okay, ariko ikintu cya mbere cyo nababwira, amakuru ya mbere nababwira nuko hagiye gukongoka izi project tuzanye kuri channel bita Inyarwanda Cinema, hagiye gukongoka kuko ni imiteguro twateguye gusa. Haro project nshyashya nababwira, harimo Ngunda, ni filime yacu twatangiye turimo turakora n'ubu wayisangaho. Hariho Buzima comedy, hariho Mbonabihita comedy. Izo ni filime ziteguye, ni project zacu ziteguye rwose nziza. Buri muntu wese yajyaho akanakora subscribe, akanakora na share, akaba dushyigikiye rwose. Arakoze cyane Mbonabihita, ngira ngo wowe wadukurikiye cyangwa se twabanye muri iki kiganiro tugitangira tukatuye ku musozo wacyo, turagushimira cyane kuba ubana natwe mu buzima bwa buri munsi. N'Umutako TV nge mwe muri kumwe ni MC setting uko bisanzwe. Uramutse ukeneye kwamamaza, nyura muri description twandikiye cyangwa se uduhamagare twamamariza ibikorwa byawe bibasha kugera kure hirya no hino. Ubundi business ya cyangwa se akazi wifuza gukora akabasha kujya ku ruhando rw'Abanyarwanda muri rusange. Twe turi kumwe rero na Mbonabihita ndetse na mugenzi we Buzima. Buzima George. Ni Buzima ku mbuga zose nanjye. Nanjye ubu ngubu nyine ntago abantu bari banza, ariko ubu ngubu bwo bagiye kumenya neza cyane rwose. Yako barakuzi, ntago ari ubwa mbere ugaragaye kuri kamera. Nibwo ngaragara, ariko nyine ntago ndaca mu muhanda ngo numva umuntu nyine
keretse muri karitsiye yacu ya Sara no Ngiye kubyumva ubwageze ku Mutako TV. Reka tugushimire rero twatangiye tukatujye ku musozo ngira ngo ruguru murimo kwabona Mbonabihita iburyo bwe hari na Joriji. Ibintu byagenze neza cyane n'abasore mu bashyigikire. Mbonabihita aragira ati uramutse rwose ushaka kunshyigikira ndakwinginze jya kuri YouTube channel yanjye ni Mbonabihita comedy gusa ubu tuvugana ndi gukora cyane ku Inyarwanda cinema. Inyarwanda cinema rero mwibuke gukora subscribe, like, comment and share. Uramutse rero ukeneye no kubona ibikorwa bya Joriji nako nde ni buzima kugoye cyane. Okay, buzima uraza kumusanga kuri Instagram sibyo, go Facebook, Twitter hose urahari. YouTube channel yawe YouTube channel yanjye ni buzima comedy nayo. Sawa, urakoze cyane. Mushyigikire abavaniwe kugira tubashe gushyigikira sinema nyarwanda. Mbonabihita hari nk'umuntu wabonye ikiganiro akaba yarasanzwe kubona mu makomedi asanzwe avuga turamutipe ndamukunda cyane. Ese nimero ukoresha kuri WhatsApp wayibaha kugira ngo ujye uganira n'abafana bawe? Yego murakoze cyane. Okay, namba yanjye nayibaha ni 078 078 73 73 59 59 019 019 yisubiremo rimwe 078 73 59 019 iri kuri WhatsApp. Yego nayo nanakoresha. Okay, uramutse wifuza kuganira na Mbonabihita naho ngaho ushobora kumusanga buzima. We nka kanimero kawe niba biba ari ngombwa hari nk'umuntu wakubonye arakavuga ati uramujama rwose namufasha, nimero ashobora kukubonaho ni iyihe ukoresha kuri WhatsApp? Ni 078 078 015 015 48 48 47 47 niyo ngiyo yisubiremo rimwe. Ni 078 015 48 47 uwo ni buzima. Uyu ni Umutako TV, reka tubashimiye mu twabanye dutangira tukatugiye ku musozo. Ni henshi cyane tugera byinshi cyane tubagezaho, tuba turimo kuvanga kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza cyane. Nawe rero utameze neza senga cyane buriya ngo Imana ibera hose icyari. Mwanga twe turi ku Kinamba kuri Green Square Garden Park, n'ahantu heza cyane bakira amakwe. Uramutse wifuza kwamamaza wibuke kunyura muri description utwandikira uduhamagare tubashe kuba twafatikanya nawe kwamamaza ibikorwa byawe. Ngemwe muri kumwe ni MC Seti, reka nshimire timu twabanye ku buhanga bw'ibyuma. Mbonabihita turabashimiye kuba mwitabiriye ubutumire bw'Umutako TV. Okay, Umutako TV namwe turabashimiye kuba mwatumiye mu kiganiro kandi n'ubutaha tuzagaruka. Murakoze. Buzima turabashimiye. Murakoze cyane rwose kuba mwanumiye ku Mutako TV. Icyo nashikariza abantu nyine bakomeze gukurikira ibiganiro byanyu Inyarwanda, ariko ako kantu nako banza usoza. Kuko nawe muheza nyine abantu bose batumira. Nkaba turi gukorera ku Inyarwanda cinema, ni ibikorwa byacu byiza, ni ngunda mugomba gukurikira ku Inyarwanda cinema na buzima comedy na Mbonabihita comedy. Ubuzatangiye kujyaho abambere batangiye no kuzireba rwose, namwe turabasaba kujya mukomeze muzikurikirane muduteze imbere. Mbonabihita bibutse iyo cyane murimo kunyuzaho filime nshyashya hari ambwiye ati hari gukongoka. Okay, harimo haracumbeka, harimo haragurumana ku bikorwa bishyashya. Hari abantu baza bavuga ati tugiye guhindura amateka, tugiye gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ni ikihe cyizere ufite gituma Inyarwanda cinema ibintu bigiye kujya binyuraho bizatera imbere cyane? Nkamwe nk'uburyo mumaze kutuganiriza cyane cyane nka Mbonabihita abantu benshi barakuzi, ni ikihe cyizere ufite wumva ko ibintu byanyu bigiye kuko gufata izindi mbaraga? Murakoze cyane. Kandi icyo nakubwira cyo nuko buriya iyo filime ifite umukameramani mwiza, iyo ifite abakteri beza, ifite script nziza, innovation, iyo filime n'ubundi nago yabura gutwika, inafite na promoting. Okay, iyo filime irateguye, yanditse neza, irimo abakteri beza. Icyo navuga cyo nuko irateguye izaza rwose tigisi. Ni story nshyashya zitamenyerewe no mu Rwanda. Impamvu izatwika nuko ari ngunda mwenya bafite amaraso nyine ya nyirubwite. Naga ari bya bintu nyine sinzaho yavukiye nyine, ariko we ntuwanya ashobora kuba yarya ibiro 50 by'ibirayi avomera mu muvure n'ubundi muzadusura, ariko nago izabura kurebwa cyane kuko
uburyo cyaryamo wagira ngo arimo abagabo 50. Murakoze cyane, ngunda turayikurikirana. Imana ibaha umugisha kandi nizere yuko mwe mwari mudukurikirana ku Mutako TV. Turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Aya basi.